hari ukuntu umuntu akora ikintu nyine nk'uko gitifu bivuze bakwijeje amaramuko ariko nyuma wabona ko wakoze ikosa wenda ukagira inkomanga ku mutima cyane. ni iki wabwira nk'abantu bakubonye cyagiye uvuga ko nta mitiweli uvuga yuko abana batiga koko hariya harimo kuba warasaga nkaho utunga agatoki ko ubuyobozi ntacyo bukumariye ntacyo bugufashije. hari abantu baba hanze y'igihugu baba batanishimira iterambere ry'u Rwanda babona biriya bintu bakumva bishimiye bageze ku ntsinzi yabo. ni iki wabwira abantu bakumvishe kugira ngo uvuguruze ariya makuru kubw'uko waba warashutswe? ngewe ubwo byaturutse ku mpamvu y'uko ubwo numvaga mfite ikibazo cy'inzara n'iriya nzu mbi ariko gusonza sinari isonje cyane bikabije cyane nubwo umuntu aba abivuga ntagira ibidahora ku muntu ariko ubwo nagiraga ni wenda nibanyubakira iyi nzu imeze kujya igiye kungwira ntiyaba ari amahirwe. ubwo ni ako kantu kose ngo gakaze kagiraga ngo byihute nyine ubwo ngo bigaragare ariko ubwo aho nakoze nabi kubera ko nsenga Imana ubwo nkumvira ijambo ritari ryiza mumbabarire n'igihugu cy'imbabarire namwe mumbabarire imbere yawe banamenye ko iriya nzu mwari muryanire atari yo na biriya nabwo ntabwo mbizi kamera na biriya byo kuri noza nimba ari YouTube ntabwo mbizi byose ntabwo tuba tubizi ntabwo wari uzi aho bigiye ntabwo tuzi byari byo njye ubwo nagiraga ngo ni babandi bajya baza ngo ejo muzajya hariya tubayihene. none se watanze nimero yawe kandi baruye ku mazina yawe urayifite ubu ngubu ku buryo umuntu agushatse yakubonaho? ubu kuva mu gitondo nta muntu navuganye nabo banshatse bambuze. uwo mugore ni we wayitwaye cyangwa kereka we yabikuje bwa mbere niyo yabikuje ubu ntabwo nibuka umubare niba ari muri 300 baguramo ibintu icyo gihe mu Gasima ibintu biraza nubwo gusa twabikuje kuva nyine kuva byatangira gitangwa gisoho. ni iki wasaba leta? nayisaba ubufasha bwo kugira ngo nanjye kubaho njyamisha bariya bana heza kandi uhafite mukecuru iriya nzu urayifite? ni inzu ndavuga no serious inzu bari kubaka bagenda gushyiraho niyo ndasaba nibyo ndimo gusaba n'ubu oya birebyo wabibonye ahubwo ndikumva hari ikindi kintu wakabaye usaba leta. ikindi nsaba leta ubu butaka busa nabi iteka ryose ni iyi mpinga ubwo ifumbire kuyibona biragoye ngo uyu muyobozi ntango iranahenda ntango twayisukira mu tuyishobora. mukecuru rero tunavugana kuri telefone narabyumvaga ko ibyo mubaje atari bijya kwisubirira. ubu none ikintu ngiye numva wasaba leta nuko yagufasha bakamenya ahantu uwo mudamu aherereye bagajya gukoresha iyo simukadi bakajya kureba kuri MTN bakamenya amafaranga yanyushijweho ugahabwa ibyo abagufashije byuzuye nyine ntihabeho ubujura. nicyo cyonyine nagufasha kuko amafaranga bagishijeho ni menshi yazana ifumbire yagwa n'ibindi byose ukeneye ushobora no kugurira umurimo. yego rwose none se umva reka mbabwe ko nabitekerezaga se nkabihereraho gusa nawe mfite nabasha kuvana ngo nari ndabwira sente nagitekerezaga nkagisengera nijoro nkaryama wenda mvugiye ko mwebwe muvuye mu gise cy'amasengesho ubwo Yesu wenda ashaka kubihindura buriya na perezida w'igihugu arakureba nyakubahwa arakureba rwose ubwo Yesu ushatse wenda kubihindura ariko nagisengeraga icyo kivuze nariko se mwumve ko nasengaga ubu ko bimeze gutya simukade akaba yarayinyambuye no mu muryango nkaba ntawe navugana nawe kandi n'amafaranga nayo nkumva bavuga njyewe ndaguha 2 ngenda guhaye ngenda guye uriya William muri Amerika ngewe ndi uyikanaka undi kanaka none se ubu nshobora kumva icyavuze ariko rero ubwo ntango mbamenya ahantu abari mu mubare umvuge ngo naya nta kibazo gitifa mbese ubwo muri make reka tuvuge make ubwo murabyumva wowe ntacyo watubwira nk'umupapa nyine wahuye n'ikibazo mu mudugudu se wanjye yaje ari umushyitsi nyine ntaranakomera ino murakoze nawe yarasubiye nta n'amezi menshi. uyu mukecuru ibintu byose byaratubwira ariko mu by'ukuri nawe usanga byaramugwiriye bisa naho byamugwiriye kuko iyo aba n'umuntu wabijujukiye ngo abimenye ntabwo yajya kubikora. bamwijeje ibintu bituma agwa mu makosa kuko uriya mwana amakuru dufite nuko n'akariya agatebo bamuteretsemo katari ako k'uyu mukecuru. uranyumva uyu mukecuru rero guhera akayahoza mbwa atari ko yigeze kumumagana amafaranga yanjye nzayabonane
urumva icyo cyifuzo aragifite ariko uriya muntu uriyo uvuga ngo aramufasha na n'inzara yabitubwiyeho yavuze ati uyu mukecuru ubwo atangiye kwigira cyati ibintu birahagarara bishatse kuvuga ko aramutse amwatse simukadi byose bihita bigira bite rero nk'uko mubivuze ubuyobozi bwo burahari tugiye gufatanya n'inzego zibifite ububasha badukurikiranira amafaranga aveyo umukecuru abayamuhaye n'ubundi barayamuhaye areke kumupfira ubusa kandi abantu baramugira umutima wo kumufasha naho ikigendanye n'ukuntu icyo gihuha kimeze ntabwo ari aha gusa n'ahandi ubu abaturage uwo bageraga wese avuga ati nanjye ngiye kwifotoza bamfashe ndati nanjye ndifotoza bamfashe ariko izo ni inshingano zacu kujya kongera kubaganiriza no kubakuramo iyo myumvire nuko babashuka babashyiraho babizeza ibintu nk'ibyo urumva ibintu nk'ibyo biza bibaho gutyo hari igihe umuntu ashobora no kugushuka akubwira ati urame icyangombwa cy'ubutaka bwawe umuha amafaranga runaka ubashe kubaho uzajya ukora wishyura ugasanga atwaye ubutaka bwawe utanabizi cyane ibyo nabyo bijya bibaho aho umuntu aza akagushuka akakubwira ati ngiye kugukorera ibi wazajya kwisanga ugasanga icyangombwa cy'ubutaka bwawe yabwibarujeho rero bakwiye kubyirinda cyane nibyo tugiye kongera kubaganiriza mu by'ukuri icyo kintu ntabwo cyajyaga kiba muri uyu mudugudu natwe byaradutunguye ariko ubwo byagaragaye ubwo icyo twabasaba nkatwe uwo muntu akurikiranwe afatwe kuko urumva uwo muntu akora amanyanga agamije kubona inyungu ku giti kwihesha iby'abandi akoresheje tusubire ruguru tujye kureba babana kuko twatangiye video batarimo tunabereke inzu ya mukecuru n'abaturage barahari ahangaha hirya no hino niba bafite icyo bavuga batubwira niba ntacyo. Ibi bintu birababaje pe, birababaje cyane. Banze urebe iyi video, ni video ebyiri zitandukanye. Nubibona muri video urahita ubasha kubitandukanya ko nabyanditseho before and after, mbere na nyuma. But guys, mureke tuvuge kuri aba bantu. Banze urebe iyo video. Ushaka hano mu rugo bumeze bute? Bumeze neza. Ntabwo bumeze. Nguyu ariko ntabwo guys, aba bana ngo ni abana b'Inyagatare, abantu mwese mukoresha TikTok hano murabazi. Aba bana byavuzwe yuko ari abana batabayeho ubuzima bwiza. Deva twagiye tubibona mu nkuru, hari n'inkuru ya witwa Mavete yakoze, njye mwari bonye yagiye kubafasha. Guys, uriya mukecuru ubana n'aba bana bavuga ko ari we ubarera, ababyeyi babo babataye. We ubwe abantu bose babanjeyo, inkuru yagiye akora zemeza neza ko aba bana batabayeho ubuzima bwiza. But biratangaje kuba hari abantu bagiyeyo ariko bakaza batubwira uburyo ki ngo aba bana babayeho ngo ubuzima bwiza, ngo nabana ngo baba basabiza ngo babeshya ngo ni inkuru bakoreshejwe. Guys, nk'umuntu ugira umutima, aba bana baba barabeshye kuko barakoze inkuru z'igihuha nk'uko aba bagiyeyo babivuze. Aba bana hora bareba ukabona babayeho ubuzima bwiza. Ese ibi nibyo bita ubuzima bwiza? Ibi bintu biracanganye pe, biracanganye kuko ari inkuru ya mbere twiboneye, twese turayizi. Abantu benshi bakusanyije amafaranga kugira abana bajye gufashwa. Hari amagroupe menshi ariho avuga ukuntu wafasha aba bana. Ese nimba abana babayeho ubuzima bwiza, ayo mafaranga ajya he? Guys, ibi bintu bikwiye kwinjirwamo na leta ikamenya nimba abana batari gukoreshwa, kuko niri nihohoterwa bari kuza kubakinishiriza hano ku mbuga nkoranyambaga. Umwe caha ngo barakiza, undi acaha ngo barakinyi undi. Guys, ibi ni ibiki? Leta y'u Rwanda yinjire muri ibi bintu, hamenyekana ikiri kubaho kuko hamaze gukotezwa amafaranga menshi. Hari amagroupe menshi yamaze gukreatingwa kugira ngo bano bana bajye gufashwa. Bitabaye ibyo, hari abantu mugiye kuribwa amafaranga yanyu cyangwa bagiye guhagarika gufasha aba bana kandi koko bakeneye ubufasha. Ibi bintu leta bijyemo bamenye ngo ese uyu gitifu naba bagiye gukora inkuru, ukuri inkuru batuhaye niko kuri, kuko ukurikije ukuntu bagaragara fasha bari abana bakeneye ubufasha ntabwo babayeho ubuzima bwiza. Ahubwo birasa nka ibyo bavuze bwa kabiri ari byo babwiwe. Ibi bintu leta ibyinshiremo. Nimba ubishyigikiye sharing iyi video unayipostinge igere kure. Murakoze.